umva neza, tega amatwi neza aka gakuru, tega amatwi ukumve neza, wumve icyo kavuga. Bakunzi ba Monomax TV, this is the Igajilo Show and Boardroom. Uyu munsi rero ngiye kubatungura, aho ndabatungura gute? Ngiye kubabwira ikintu mudatuwe mwumva, mudasanzwe mumenyereye kumva mu matwi yanyu. Uyu munsi nagira ngo mbabwire nti ntukizigame cyangwa ntukabike amafaranga. Izo ni impanuro za sogokuru, ni impanuro za sogokuru yampaye kera hashize igihe kinini, ariko ndabyibuka neza nk'ibyabaye ejo. Ntukigene muzigama amafaranga. Iri ni ijambo sogokuru yambwiye bwa mbere, nkimara kubyumva naratunguwe cyane, ndetse ndikanga, kuko nk'uko mubyumva buri wese abavuga ngo iga kuzigama amafaranga, zigama amafaranga kugira ngo uzagire ejo hazaza heza, nutazigama amafaranga ejo hazaza uzakura he? Ibyo ngibyo mbibwiye sogokuru yahise amwenyura, arandeba araseka, aravuga ati oya, wowe ntabwo ugomba kwizigamira amafaranga, ahubwo reka ayo mafaranga yiyongere, reka ayo mafaranga yawe ufite agume abyare andi. Arangije rero ambwira agakuru nanjye numva nabasangiza uyu munsi, ni agasitori keza, reka mbabwire uko bwagiye. Arangije arambwira ngo reka rero ubanze wumve neza iyi nkuru. Kera habayeho umusaza wari utuye mu giturage kimwe, nta kintu na kimwe yajyaga akora, yari umwebwe cyane. Buri munsi yabaga yicariye munsi y'igiti kinini, akareba hejuru, akareba mu muhanda, akareba ibimukikije, yarangiza akavuga ati mfite inzozi zo kuzaba umukire, umunsi umwe nzaba umukire, umunsi umwe nzagura inka, umunsi umwe nzafungura iduka. Arakomeza arategereza, ariko uwo munsi ntabwo wigeze umugerera. Yari afite inzozi ariko ntacyo yigeze azikoraho. Abantu baramusekaga cyane, ariko bageze ubu barabireka, ahubwo basigara bamuhangayikiye. Umugore we yakoraga imirimo yo mu rugo, guteka, kumesa imyenda, gukubura, kwita ku muryango muri rusange. Umunsi umwe uwo mukecuru abwira wa musaza yitonze ati kugira inzozi rero muzehe ni byiza n'intumbero, ariko ntago wabirya. Ibi rwose kugira inzozi ntibyishyura inzu, dukeneye amafaranga, dukwiye kugira icyo dukora. Umusaza aramubaye, baricecekera, maze aravuga ngo umunsi umwe nzaba umukire, nzabona uburyo bwo kubigeraho, iminsi irahita indi irataha, imyaka irahita, amezi arahita. Umusaza ariko abona ntago biri kuba. Ubuzima bukomeza gukomera, ibyo kurya bikomeza kuba bike, mbese barakomeza barakena cyane. Mu ijoro rimwe umwuzukuru wa musaza mutoya araza aramwegera, arimo agendesha ibirenge, kari akana nyirona kanananutse, kurumva ko bari bakinnye cyane, kandi kari kanashonje. Abaza umusaza mu ijwi rituze ati sogoko, dufite umugati, dufite ikijumba? Nyogokuru yarebye ahantu hose, yashakishije, nta kintu na kirimo. Umusaza uwo munsi yumva afite agahinda n'umubabaro mu mutima we, arahindukira areba mu maso y'umwuzukuru we, amarira azenga mu maso. Iryo joro yizemo ikintu gikomeye cyane, cyo kugira inzozi ari byiza, ariko ntago byatunga umuryango ngo biwugaburire. Kuba ufite inzozi birahagije, ntago bihagije. Iryo joro ntiyabashije gusinzira, yaraye yigaragura mu buriri bumukeraho, bucya rwose atagohetse. Nawe yari ashonje, ariko yararemerewe cyane mu ntekerezo. Nawe urumva umusaza ugomba kwita ku muryango kandi nta kintu ari kwita. Bukeye mu gitondo wa musaza yakoze ikintu gikomeye cyane atarigeze akora mu buzima. Yarawutse ajya gushaka icyo gukora. Yatangiye gukora akazi ko mu mirima, mbese akazi ko guhinga, kuko niko kazi mu cyaro bakora. Gusa hari izuba ryinshi kandi ubutaka bwari bwarakomeye cyane. Yakoraga amasaha menshi kandi agaterura ibintu biremereye n'ibikoresho biremereye, amasuka, amabuye n'ibindi byinshi cyane yagombaga gukora kandi abikora wenyine. Yararuhaga cyane, umugongo ukamurya n'ibirenge bye bikaruha cyane, kubera ko urumva yari anashaje. Yari na mukuru, birumvikana, umusaza ugeze mu zabukuru, birumvikana. Buri joro yatahaga ananiwe cyane. Umukecuru nawe yabaga yateguye ibiryo bidahagije, nk'udushyimbo, utujumba, cyangwa se utundi twabaga twabonetse. Nuko nyine namwe murabyumva. Bidaciye kabiri umwuzukuru arongera aramubaza ati nyogoko, sogoko, uyu munsi hari icyo wabashije kubona?
Umusaza amwereka udufaranga dukeya cyane yari amaze kubona, aramubwira ati: "Ni dukeya ariko ntiduhagije, mbese ubusa buruta ubusabusa." Vuba yumva inkuru mbi ivuga uti amafaranga araza ariko akongera akagenda. Ibiryo birashira, imiti irashira, aho ukura ubushobozi hararangira, ariko ibibazo byo bigumaho kugeza ubu ntarabasha kwita ku muryango we ngo awumare inzara, baracyashonje cyane. Kwizigamira amafaranga mbese ukurikije uko namwe mubyumva urumva ko bisa nkaho bidashoboka. Nta kuziga kubwira umuntu ngo nazigame amafaranga kandi atariye atabanje kwihaza mu biribwa ni ikintu gisa nkaho kidashoboka. Umunsi umwe mu rusisiro abasaza barimo bari kuganira bayobowe n'umukuru w'umudugudu wabo, umwe muri bo aravuga n'ijwi rirenga ati: "Ibanga ni ukwizigamira amafaranga, kuko iyo wizigamye amafaranga uba ushinganye." Umusaza akimara gukubita iryo jambo mu mutwe yahise aryumva, arigumiza mu mutwe wa musaza. Ijoro rimwe afata icupa ry'ikirahure ribonerana arishyira munsi y'uburiri, arishyira munsi y'uburiri. Yajya ava ku kazi akajugunyamo igiceri, yava ku kazi akajugunyamo igiceri, akajya yizigama nyine ashyiramo igiceri rimwe na rimwe duke duke. Umunsi umwe umwuzukuru we aza kubona rya cupa, arangije abaza umusaza ati: "Sogoko, iki ni iki?" Umusaza aramwenyura maze aramusubiza ati: "Aha ni ahazaza hacu." Ariko kwizigamira ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yari yambaye inkweto zishaje, nta kintu na kimwe yari yarigeze agura, imyenda nayo yari imusaziyeho, mbese ntiyigeze agura inkweto cyangwa umwambaro mushyashya. Ntibaryaga neza ndetse n'ibitunga umuryango ntabwo byari bimworoheye, nta nubwo byari bihagije. Rimwe na rimwe baranaburaraga kubera ko tumwe mu two yabonye yagombaga kutwizigama, ariko agakomeza akabika uduceri duke duke. Nuko rero kera kabaye umukecuru abaza umusaza ati: "Mbese mu by'ukuri kwizigamira bimaze iki igihe tutabasha no kubona ibidutunga bihagije?" Umusaza aramusubiza ati: "Byihorere uzaba ubimenya pe." Hashize amezi menshi rya cupa ryaje kuzuramo ibiceri. Umusaza arishima yumva atekanye kuko yumvaga yarateganyirije ejo hazaza. Umunsi umwe rero agiye ku isoko kureba icyo yaguramo, afata ya mafaranga yose yari yarizigamye ayabarira ku meza. Aravuga ngo ndashaka kuguramo ikintu gifite agaciro. Ageze ku mucuruzi rero yaje gutungurwa cyane, amafaranga ayabaze umucuruzi amubwira ko icyo kintu agiye kugura kidahagije, ayo mafaranga ye ari makeya. Umusaza yaratunguwe cyane, urumva yashakaga kugura inka mu mafaranga yizigamye, ariko agezeyo bamubwira ko ayo mafaranga adashobora kugura inka, ari amafaranga make cyane ku buryo atagura n'ihene, kubera ko amafaranga yari yarataye agaciro. Ibintu byose byari byarahenze, kwizigamira byagenze gahoro cyane, nawe kuko nta mafaranga yari afite yagendaga yizigama duke duke, urumva byagenze gahoro ku buryo yagiye kugeza igihe cyo kuyagwiza amafaranga atagifite agaciro. Ibintu byakomeje kugorana ndetse ibibazo biracyari uruhuri kwa muzehe wanjye. Umugoroba umwe muzehe yaricaye atuje ku kazuba ka kiberinka, abona umuturanyi baciyeho afite amagi, abona undi nawe amuciyeho afite igicuba kirimo amata, bamwenyura bishimye nta muhangayiko ubona nyine bafite ku maso, nta kibazo bafite. Ahita yibuka igitekerezo gito cyane ariko cyari intangiriro. Arahindukira areba umwuzukuru we aramubaza ati: "Uratekereza iki turamutse tuguze inkoko muri ya mafaranga, noneho nta kuzuyaza?" Yahise afata ya mafaranga yizigamye aguramo imishwi y'inkoko mikeya. Umwuzukuru akajya ahora yiruka inyuma ari we uyaragiye. Umunsi umwe umwuzukuru abwira sekuru ati: "Uzi ko ubu dusigaye dufite uruganda rw'amagi?" Natwe bwa mbere bari babonye irya mbere ubwo inkoko yari imaze gutera, bukeye babona irya kabiri, irya gatatu, noneho bakajya baryamo make andi bakayagurisha, amafaranga yaboneka bakayaguramo indi nkoko, gutyo gutyo inkoko zigenda ziyongera, amagi nayo akagenda agwira ariyongera, ariko ari nako amafaranga yiyongera. Umusaza akajya yandika mu gakaye gatoya, yandikaga buri gihe, buri igi ryagurishijwe n'amafaranga yagurishijwe, n'iryo bariye naryo akaryandika. Abaturanyi batangiye kuza kugura amagi kwa muzehe, umusaza nawe atangira kumwenyura uko yakoraga ku mafaranga. Yari ashaje ariko yabashije
kwigarurira icyizere cy'ejo hazaza bwa mbere mu buzima bwe, yumvise anezerewe. Umunsi umwe yafashe igi mu kiganza cye arangije abwira umwuzukuru we ati: "Iri gi ureba rifite agaciro kanini cyane kurusha rya cupa ry'amafaranga. Amafaranga arashira, amafaranga ata agaciro, ari iyo ukoresheje amafaranga mu buryo bwa nyabwo cyangwa mu buryo bwiza, akura nk'uko ubuzima bukura." Umwuzukuru yarahagurutse aramuhobera aramubwira ati: ntago ukiri umunebwe sogoko, ntago ukiri umunebwe ukundi." Muzehe aramwenyura n'amarira azenga mu maso aramubwira ati: "Oya mwana wanjye, nize ikintu cy'ingenzi mu buzima bwanjye. Ntukizigame amafaranga, ahubwo reka amafaranga akure, reka amafaranga yiyongere." Kuva ubwo yakomeje kubibwira abandi baturanyi be bose ko kwizigamira amafaranga bimeze nko gufata amazi mu ntoki zawe, azajya agenda agucika ameneka gahoro gahoro, ameneka gahoro gahoro. Ariko nukoresha amafaranga yawe wubaka ikintu gifite agaciro, n'iyo kaba gato kazakura. Abarundi bo bakunda kuvuga ngo, bagira umugani uvuga ngo gato karakura. Iryo ni isomo rero rikomeye cyane nifuje kubasangiza uyu munsi. Ntukigere na rimwe wizigama amafaranga, ahubwo ujye ukoresha ayo mafaranga uyashore uyaguremo utundi tuntu. Ikintu wumva ushaka gukora uyu munsi, nagira ngo nkumenyeshe ko buri bizinesi yose watekereza uyu munsi waba ufite mu mutwe wawe, iba ifite lisiti cyangwa iba ifite igiciro cyayo cyo hasi cyane ushobora guheraho. Ntabwo rero bisaba kuba ufite amafaranga menshi. Ariko se nanone tugarutse inyuma mu nkuru yacu, murumva uyu musaza kwizigamira nta kintu byamumariye? Uko byagenda kose, nubwo kubika amafaranga atari byiza kubera ko amafaranga agenda atakaza agaciro, aho ariko assets cyangwa imitungo cyangwa ikindi kintu ushobora kugura, ikindi kintu gishobora kubyara amafaranga bitewe n'aho uri, ntabwo cyo gishobora guta agaciro. Ndagira ngo rero ryari isomo ry'umunsi numvaga nabasangiza, kandi ndabakunda cyane. This is the Igajiro Show and Bedroom. Let your comment, ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane, kandi tuzakomeza kubaba hafi no kubagezaho bimwe mu byo muba mutazi cyangwa bimwe mu bintu byiza no kubibutsa, kubera ko nta muntu utazi intego yamuzanye ku isi, no kugira ngo buri wese agere ku ntego ye n'ubukire bwa nyabwo. Ndabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza. Ciao.